nkuko mpora mbivuga naririmbaga muri korali y'abadive ari naho nyine n'ubundi navumburiye impano yanjye. Mbere y'umwaka wa 2015 uyu yari umuririmbyi ukomeye muri korali mu ijwi ryiza rya soprano atingingaga. Ndi kukubwira Aline Sano. Aha korali ya Paix d'Espérance yaririmbagamo yari yagiye kuririmba mu nkamba hitwa Ibyumba ni mu mpera za 2013. Ubwo yaganiraga na Yago TV show yabajwe ku by'iyi video abazwa impamvu bamwe mu baririmbyi barimo nawe bari biteze ibitambaro. Mu gusubiza iki kibazo Aline Sano yaragize ati twaradive b'i Kigali afite imisatsi so tugezeyo nyine baratubwira ngo buri muntu wese ufite umusatsi uri defirize cyangwa ufite ibisuko nyine ashyira igitambaro mu mutwe. Mu maso y'ibigaragara Aline Sano wa mbere y'umwaka wa 2015 atandukanye cyane by'ihabya na Aline Sano tubona uyu munsi nawo maso araguha. Ngiye kuva kuri Angele kuri za uraza kubusobanukirwa byinshi kuri uyu mwari usobanukirwe neza urugendo rwe mu muziki uburyo yisanze muri korali n'impamvu nyamukuru yatumye yisanga hanze yayo akayoboka umuziki benshi bakunze kwita uw'isi kugeza ahindutse igitaramo kubera gutangarirwa na benshi bagereranya Aline Sano wa kera waririmbaga muri korali na Aline Sano tubona uyu munsi kunze kugerageza kutikwiza mu myambarire akanashinjwa kuririmba ibishego. Urakaze neza tugiye kubumbura hamwe igitabo cyanditsemo inkuru y'ubuzima bwa Aline Sano turebere hamwe amateka ye kuva mu bwana bwe kugeza tumumenye nk'umuhanzi wemeza benshi mu miririmbire. Kanda subscribe kuri uyu muyoboro niba utarabikora maze dukomeze twagura ubu bwami bugari bwacu. Niba kandi ukunze iyi video kanda like naho njye uguha ikaze. Nitwa Pedro Rugwiro. Ibijyanye na design z'inyubako yawe biharire Musanze Special Design Company Limited maze witurize. Igihe kirageze ngo ibikorwa byivugire kuruta amagambo hamwe na Musanze Special Design Company Limited. Bagufitiye urugarika amakoro mu bwoko butandukanye nk'amakaro yo komeka ku nkuta no gushyira ku marembo ndetse n'amapave yo gusasa ku mbuga no mu mihanda kandi byose ni ku giciro kikunogeye. Akarusho kandi bagufitiye abatekinisiye b'inzobere bakwigira design z'inyubako yawe bakagukora design inogeye ijisho. Bafite icyicaro Musanze Nyakinama hafi n'ikigo cya gisirikare cya Rwanda Peace Academy. Ariko ibyo ntibiguhangayikishe kuko bakora mu gihugu hose. Bahamagare kuri 078 57 14 061 ndetse na 072 13 80 19 6. Aline Sano ni umukobwa uturuka mu muryango w'abana 5. Amazina ye ni Aline Sano Shengero yavutse ku itariki 10 Ukwakira mu 1996 avukira Nyamirambo ku Gitega akurira mu Nyakabanda. Aline Sano ni umwana wa gatatu mu bana 5 bavukana abahungu 2 n'abakobwa 3. Aline avuga ko yamenye ubwenge agasanga we n'abana bavukana barirwa na mama wabo gusa kuko papa w'umubyara yapfuye amaze imyaka 4 gusa avutse, bityo rero ngo nta bintu byinshi amwibukaho uko yarakiri muto cyane. Aline Sano ashimira mama we cyane kubera uburyo yageragezaga agakora iyo bwabaga akabamenyera buri kimwe kandi nta kazi kamuhembaga menshi yari afite ariko agakoresha uko ashoboye kose ngo abakuze. Aline yize amashuri abanza ahitwa Kagasunzu, ayisumbuye mu cyiciro rusange twankome ayiga muri Collège Adventiste de Gitwe na Superieur, ubwo ndavuga mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa 6 wayisumbuye yiga Saint Aloys abari naho arangiriza yisumbuye mu ishami ry'imibare ubukungu n'ubumenyi bw'isi MEG. Yakomereje kaminuza muri Akira Institute mu ishami rya Hospitality Leadership and Management ayirangiza mu kwezi ko Gushyingo ku mwaka wa 2017. Aline Sano avuga ko yakuranye imico nk'iy'abahungu, akunda gukina umupira w'amaguru, gukina biye, akanakunda kurwana kandi akarwana n'abahungu kuko ngo kurwana n'abakobwa yabonaga ko bari nko kwicisha amazi kubera uburyo yari indwanyi. Aline Sano avuga ko yarwanaga n'abahungu kandi akabanesha, cyane cyane ngo yakundaga gukubita abahungu babaga bamwarikiye utubaruwa bityo abahungu batangira kujya bamutinya. Gusa hari umunsi umwe atizigera yibagirwa ubwo yihaga kurwana n'umukongomani biganaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza wari chef de classe wabo maze akamuhongora iryinyo. Yaraje asanga ndi ku rubaho, ngiye nandikaga ku rubaho nyine ko nari mfite umukono mwiza. Noneho nari mugufi cyane
kubera urabona ku rubaho ntabwo nyine umuntu aba ahagiriye ari mugufi no bakangiyewe metresse kubera nabaga ndi kumwandikira note ku rubaho akampa intebe ngo nicareho mpagarareho njye nkahagarara kuri pipitre nkandika umuhungu araza asanga ndi kwiyandikira metresse adahari ahita ambwira ngo mpagaze ngo ku ntebe ngo ni chef de classe ngo mpagaze ku ntebe ngo nimveho kandi ari metresse bari wayimpaye boom tuba turatangiye muri grave turagundagura nagize arankubita baradukiza ariko nyine ibintu byarangiye. Anisano avuga ko yakuranye trauma yo kumva ko ari mubi bitewe n'uburyo yakuze bamubwira ko ari mubi, ko afite agahanga kabi ndetse ko ateye nk'abahungu. Ibyo bituma akora azi ko nta kintu na kimwe cyiza afite. Avuga ko none hageze mu bihe by'ubwangavu byarushaho kuba bibi kuko ngo yakeneraga kuba mwiza ariko agakomeza gucibwa intege n'ayo magambo yamupfobyaga. Ibyo bigatuma yigereranya n'abandi bakobwa bagenzi be bateye neza, bafite amabuno, banasa neza, bityo nawe akabona ko koko ari mubi bikamutera kwiyanga. Avuga ko bitarangiye muri adolescence ahubwo ko byanamukurikiranye muri kariyeri y'umuziki kuko ngo yatangiye acibwa intege bakamubwira ko ari mubi, yewe ngo hari n'uwo baziranye yumviye agira ati uriya mukobwa afite impano ariko sha isura yo yaramwihishe. Avuga ko ubwo yaratangiye kubona amafaranga yitaho yatangiye gukora imisatsi yisha agahanga dore ko bamubwiraga ko afite agahanga kabi, bityo rero yumvaga atekanye igihe yabaga ahisha agahanga. Avuga ko ubwo yatangiraga kujya hanze y'u Rwanda nko muri West Africa, South Africa, Uganda n'ahandi, yabonye uburyo abantu baho bamusariraga bagira bati mbega umukobwa mwiza. Kuva icyo gihe yatangiye kwireba ati burya uzi ko ntari mubi we, ni mwiza cyane ahubwo. Noneho nareba n'amafoto yanjye yo muri past nkavuga nti inshwi nari keza. Uruko umwaka ushize nkareba amafoto yanjye ya kera nkavuga nti burya uzi ko ndi mwiza wana. Ndangije ndavuga nti reka noneho wa musatsi nawo nkogoshe ubwiza bwanjye bugaragare neza. Anisano avuga ko kuva icyo gihe aribwo yatangiye kubona ko ari mwiza ariko ngo ntabwo yakuze azi ko ari mwiza bitewe na societe yakuriyemo. Reka noneho tureba Anisano mu muziki. Aline avuga ko impano yo kuririmba ariyo kuva zamani, ko ngo mama we ajya amubwira ko kuva kera ku myaka 3 ye gusa yakundaga kuririmbira se atarapfa ku gisasiro aho yabaga arembeye akishima nubwo yabaga arimo kubabara. Avuga kandi ko yibuka ko yiga mu mashuri abanza yaririmbaga muri classe mwarimu akamuha 5 kuri 5. Muri 2009 ku myaka ya 13 ageze mu mwaka wa 2 mu mashuri yisumbuye nibwo yinjiye muri korali yaho yigaga muri College Adventiste de Gitwe mu karere ka Ruhango. Ari nabwo yivumbuyemo impano ikomeye cyane yari yifitemo yo kuririmba, atangira gutekereza uburyo yayibyaza umusaruro. Muri 2015 nibwo yavuye muri korali nyuma y'uko yari amaze kwinjira mu muziki wo ku giti cye atangira kujya performinga mu bitaramo. Umunsi umwe rero yambara amaherena bikubitiraho nuko yaririmbaga indirimbo z'isi, byongeyeho kandi akaririmbira mu tubari n'amahoteli. Baramwegera baramuganiriza bamubwira ko bidakwiye nk'umukoraliste nyine, ahitamo kumesa kamwe guhera ubwo ava muri korali. So mpita rero mbona bizambangamira mpita mesa kamwe. Yusubiye ntabwo gutera amabuye Oya kubera ko nari animatrice wabo ninjye wabatozaga kuririmba. Anisano yatangiye aririmba indirimbo z'abandi mu bitaramo yatumirwagamo mu tubari no mu mahoteli. Bigeze muri 2016 asohora indirimbo ye bwite yise Witinda, yakurikiwe niyo yise Ntako Bisa yasohoye muri 2017. Icyo gihe yabonye ko gufatanya umuziki n'amasomo birimo kumugora cyane, na cyane ko aribwo yigaga kaminuza muri Akira, ahitamo kuba uhagaritse akurikirana amasomo. Bigeze muri 2018 ubwo yarasoje amasomo acumbukura umuziki we, ahita asohora indirimbo yise Naremewe Wowe, bidatinze asohora indi yise Twiyoborere. Iyitwa Ntako Bisa yari yarasohoye muri 2017 ari audio, ayikorera amashusho. Arakomeza asohora iyitwa With The Best n'izindi nyinshi kugeza ko yaheruka gusohora yise Fire. Mu gitondo cyo ku itariki 18 Werurwe 2024 Anisano yagize gutya arikoroza ku mbuga nkoranyambaga kubera amafoto n'amashusho yashyize hanze yambaye utwenda tw'imbere ari ku mazi. Anisano yatangaje ko ayo mafoto yafatiye mu gihugu cya Tanzania ubwo yari yagiye gufatira amashusho y'indirimbo yakoranye n'umuhanzi Louis uturuka muri Tanzania. Nta byinshi Anisano yagize yifuza gutangaza ko ayo mafoto yarakomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko ahamya ko yafashwe ubwo yari ku mucanga ku mazi kandi ko yumva ko nta kosa ririmo kwifotoreza ku mazi. Ubyumva ute? Ni nadusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugushimira cyane aho twari kumwe. N'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza. Turabakunda.
naho ubutaha Imana ibarinde.